Yes, reka mbasuhuze rero abakunzi ba Intare Official, abadukunda kuri Maco TV show murakomeye, Anda TV Rwanda muraho, n'abandi aho baherereye hose mbifurije kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Abadukunda bari mu bihugu bigiye bitandukanye, Imana ibahe umugisha kandi mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Nzanye amakuru rero adasanzwe. Generali Autoproclame Kasimbira John Makanakika yavuye mu buzima, yitabye ise ninde? Ise wasanga ari Satani. Reka turebere hamwe n'ibindi. Imirwano n'ubundi iracyakomeje mu bice bigiye bitandukanye, ibyo byose turaza tubirebere hamwe n'ahandi uko byitwaye. Ariko mwari mumeze neza se? Ariko se muri guhumeka neza? Umwuka uragenda gute? None se amasengesho yanyu se muri kubona ko ari kugera ku Uwiteka Imana? Abakunzi b'intare za Sarambwe, abakunzi b'Intare Official, abakunzi b'amadubu, hano ndi kubongorera, mumeze mute? Muze kumbwira muri komenti uko byitwaye. Sinavuze nkuko ndi kubabwira, rero ngiye kubazanira amakuru. Utugara turaho, ibigarasha birakomeye. Aha, mwese rero ntabwo ngiye Clever Bemba mvuga ngo ndazanira amakuru aba naba, abandi mbareke. Patrick Muyaya Katembwe yaje kuvuga ko Ikinyarwanda ari imwe mu rurimi ruvugwa n'Abanyekongo, mu gihe Perezida Gisegeti Chilombo mwene Etienne Gisegeti wo kwa Mulumba yaje gutumiza, ahamagara muri opposition, ariko aza no gutumaho Alliance Fleuve Congo. Bivugitse ngo mbere yaravugaga ati ngo ntabwo yakwishicarana na Lepante, abo yitaga Lepante yaba agiye kongera kwicarana nabo. None se ko ari clochard, Lepante bazemera kwicarana n'abaclochard? Mumbwize ukuri. Ndashaka kugira ngo muri comment muze kubuza kubivugaho. Ndabakunda cyane. Bamwe bemeza ko Generali Kasimbira John yitabye ise. Niba ari Imana, niba ari Rusofero ntimubimbaze. Bamwe bakabyemeza, abandi ntibabyemeze. Twese ku makuru dufite kuri Intare Official na yahe, reka tuze kubyumva. Turaza tubanze twarebera hamwe ibinyamakuru bimwe na bimwe uko bibivuga, abandi natwe tuze tugaragaza ukuri. Yaba yararasiwe? Byaba byaragenze ute? Ibyo byose ndashaka kugira ngo tuze tubisesengure, bakunzi ba Clever Bemba, abakunzi b'Intare Official. Gausie Kalinda njo anakuwa mwami wa Shiferia Bahundi, anagombora baba yake mwenye alidae. Viendandu Gustave banatosha Nicola Kalinda silo viongozi wa mwami. Ibi ngibi ntago ndibuze kubivugaho, ku bijyanye n'ubwami. Ngiye bijyanye n'ubwami nta nubwo ibyo ngibyo ntabwo sinanabikunda, kuko ubwami bwo bwari ubwa kera, naho buno bwami bwa buno n'ubw'abacanshuro ngiye ntabwo mukunda. Ye Clever Bemba rero mumbabarira abakunda ubwami, nimwumve uko niba nge ntabukunda, abandi ndi kubangisha ubwo bwami, kuko nge ntacyo bwamariye, nta n'icyo mbubonamo, nta n'icyo bunamaze, kuko igihe cyose ubwo bwami bwaratugize uzi ngo kujyana ngo ujyanye ngo ihene ube warayiciye igende yonke, ngo yijyaniye umuntu runaka utaragufashije no kugura inkoko. Ibyo ngibyo ugiye ngo guhinga ngo zashika ibiro. Mana, niyo mbyumvishe numvise seme ije. Ibyo ngibyo bijyanye n'ubwami ngewe Clever Bemba simbikunda. Abo bami bazagenda babane ubwami bwabo. Icyo nzi cy'ubwami n'ubwo mu ijuru turi muri demokarasi. Mu gihe Alliance Fleuve Congo tuzabona perezida nazaba musanganya nani Magufuli, perezida niba azaba Mzee Rasto wa musaza, niba azaba Nzabirinda, niba azaba Dr. Oscar Barinda, niba perezida azaba ntuza
Lawrence Kanyuka, ariko Lawrence Kanyuka ndamukunda. Niba wenda azaba Rene Abandi, niba perezida azaba Corneille Nangaa Yobelo, niba perezida azaba Bertrand Bisimwa, muri abo ngabo ariko ibijyanye n'ubwami byo ntazagira umuntu ubimbwira. Ibyo by'ubwami rwose simbikunda. Niba bashaka bajya birirwa bashyiraho umwami none n'ejo bashyiraho, niba bashaka bazafate descendance yose babagire abami birabareba. Ubundi njye nakuze inzi ko umuhunde wese ari umwami, kuko baratubwiraga ngo tuko mukiza ariho yakwa mwami, ngo kwa Karinda, ngo kwa Bashari, ngo kwande no kwande. Ibyo byose twakuze, njyewe nakuze nzi ko bose ari abami. Ibyo ngibyo njye nta nicyo binamariye, bazaba abami cyangwa babireke birabareba. Ntago ndi kubipinga, bazagende bibera abami, ariko ubwo bwami bwabo rwose njyewe Clever Bemba bazambabarire, ntibazanshire igitugu nzajya kubahingira, ngo nzabajyanire ngo ihene, ngo mbajyanire ngo ikimasa n'inkoko n'amagi. Ntabyo nshaka, sinabikeneye kubyumva ibyo bijyanye n'ubwami. Niba shaka birabareba. Reka twigire ku makuru y'imirwano. Njyewe mba nibereye ahantu intare za Saramwe zatsinze, wenda naho zagira n'akandi kabazo naho nkabibwira abakunzi b'intare official, nkababwira ati byagenze gutya na gutya. Ni ukwihangana, basubiye inyuma, ariko nkayabahereza, nkababwira uko byitwaye. Nuko ngo kugeza amagingo yangaya rero imirwano n'ubundi iracyakomeye, yaba muri teritwari ya Fizi ndetse na teritwari ya Uvira, ariko abaturage bakomeje guhunga muri Fizi ndetse na Baraka. Ibyo turaza tubivugire hamwe. Generali Autoproclame Kasimbira John Makanakika yitabye se Rusofero. Ashobora kuba yagiye aho atazongera kuvuga, aho atazongera kugaragaza bya bindi bye bijyanye no kwiyamamaza, ariko bati ngo ngiye sasu ntabwo rimfata. Ariko mbere yo kugira wenda ngo mbahereze amakuru y'uburyo yarasiwe hariya hafi ya za Ruvungi, hafi ya za Bwegera niba atari Kiriba, reka manze nareba kuri Minembwe Capital uburyo bo babyanditse n'uburyo babivuga. Ariko rero n'ifoto ye bari kugaragaza ameze nk'uwapfuye. Uburyo umuntu wapfuye n'ifoto ye mu maso hazamo igicu, nawe cyamaze kuzamo. Amakuru yize waturuka muri teritwari ya Fizi ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko General Kasimbira Makanaki John, umwe mu bayobozi bakomeye b'umutwe wa Wazalendo, uri mu bihe bikomeye by'ubuzima, aho bivuga ko ashobora kwitaba Imana cyangwa akaba yitabye, ariko se baravuga ngo ni kwitaba Imana, ashobora gupfa. Aya makuru agaragaza ko General Makanakika yakomerekeye bikomeye mu mirwano yerutse kubera Makobora muri teritwari ya Fizi. Nk'uko ababizi babitangaza, yakomeretse mu gice cyo mu nda, ku maboko, mu mugongo, ku kibuno, ku matako, ku maguru, umutwe. Ko mana ntahatakomeretse koko. Intoki, ibirenge, imisatsi imisatsi yo wenda nanjye nako niyongereyeho, mumbabarire. Yakomeretse bikomeye, byashyize ubuzima bwe mu kaga. Iyi mirwano yabaye mu mpera z'icyumweru gishize, ikaba yararangiye umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 MLDP twirwaneho wigaruye agace ka Makobora ya mbere ndetse n'iya kabiri, ndetse ikaba iri kwerekera Swima no mu nkengero zaho. Ibi byahinduye isura y'umutekano muri aka gace ka Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu amakuru ahari avuga ko Generali Makanaki ari kuvurirwa mu bitaro bya Baraka, abandi bakavuga ko yavanywe mu bitaro bya Baraka yerekezwa mu bitaro bya Bujumbura. Nubwo hari andi makuru aturuka mu buyobozi bo muri ako gace avuga ko ashobora kuba yarajyanywe i Bujumbura, avuga ngo ahabwe ubuvuzi bwisumbuye. Ibi byamenyekanye mu gihe mu ntangiriro z'iki cyumweru hari amakuru yari yakwirakwiye ku mbuga zitandukanye avuga ko yaba yapfuye. Ndaza kuvuga ibi byavuzwe na Minembwe Capital, nanjye ndaza kuzana ayanjye y'imboni zanjye n'amakuru nanjye nikururiye.
Ibi byamenyekanye mu gihe mu ntangiriro z'iki cyumweru hari amakuru yari yakwirakiye ku mbuga zitandukanye avuga ko yaba yapfuye. Icyakora byaje kwemezwa ko atarapfa ariko agiye gupfa ahubwo ko arembye cyane. Iki kibazo cy'ubuzima bwa General Makanaki gikomeje gukurikirwa n'abantu benshi, by'umwihariko abakurikirana bya hafi ibera mu rwego rw'umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero urumva ko bamwe barabivuga gutya. Reka noneho ahangaha nanjye Clever Bemba nzane amakuru yanjye. Generali autoproclamé Makanakika John Kasimbira Gatogota yarashwe amasasu menshi. Icyo ni icya mbere. Ruvungi araswa amasasu menshi. Bwegera araswa amasasu menshi. Sange araswa amasasu menshi. Runingu araswa amasasu menshi. Ageze Kiriba akubitwa n'ikompora, ubura burasohoka. Mu kuraswa kwe yari yariteye imiti igiye itandukanye. Yari yarazanye umupfumu wavuye Kindu muri province ya Maniema. Reka mbisobanure neza, abakunzi b'Intare Official, reka mbisobanure neza. Makanakika yari afite akagaro, akantu k'igicupa cyari kiziritsemo imiti, cyari gifungiyemo imiti y'ibyatsi. Mumbabarire ndi kuvuga gahoro kugira ngo abana batanyumva. Iyo miti yari irimo amazi, baragiye baragenda barabikamura bashyiraho umugozi, ubundi barafunga. Yagombaga kuzirika kuri ntuza ze, hantu h'ibanga. Noneho yagombaga kugenda biri kurereta mu ipantaro ya teni, ari byo birimo imiti byari bifungiyemo kugira ngo atazaraswa. Bagombaga kumurasaga, bari baramurasaze afite indasago mu mpanga ebyiri, indasago ku gutwi kumwe ebyiri, indasago ebyiri ku kundi gutwi, akagira indasago hagati mu bwanwa ebyiri. Yagombaga kurasagwa ku ibere ry'ibumoso n'iry'iburyo. Bari baramurasaze, bakaza bakarasaga ku mukondo. Bari baraharasaze bashyiramo imiti, barasaga ruguru hagati, niba ari mu gatorero hahandi hagati, niba ari hagati hejuru mu nkoro, harimo indasago ebyiri. Afite urasago ku nkokora n'urundi ebyiri ku nkokora n'izindi ndasago ku yindi nkokora. Agomba kugira indasago inyuma y'ikiganza, hahandi h'inyuma ebyiri n'izindi ebyiri buri nyuma y'ikiganza, hahandi inyuma atari mu kiganza hagati. Yari yararasazwe ku ivi, indasago ebyiri n'irindi ku kabumbambari, indasago ebyiri ebyiri. Arasagwa munsi y'ikirenge, indasago ku kirenge kimwe ebyiri n'ahandi ebyiri, ariko baza kumurasaga ku bugabo, indasago ebyiri iburyo n'ibumoso. Bagomba afite indasago ku kibuno kimwe ebyiri no ku kindi kibuno ebyiri. Agomba kugira indasago ebyiri ebyiri mu bitugu. Izo zose saa 9 za nijoro agombaga gushyiramo umuti, akubahiriza kondisiyo. Wamuteraga ibombe rikamugeraho, rikamera nk'aho mukubise umufuka w'umucanga, akababara. Nibyo, wamukubitaga ibombe rikamera nk'aho umuteye ibuye. Wamurasisha amashinigano ukamera nk'umuteye amabuye, wamurasisha tweruvu ukamera nk'umuteye amabuye. Ibyo byose byaraje biramukomeretsa, kuko kwa kwiyemera, kuko yari afite ibyo ngibyo. Tena afite iyindi miti yagombaga kwambara, n'indi yagombaga kuba yambaye mu ijosi, niyo yashyiraga munsi y'ururimi atagomba kumira. Ku makuru ufite, wagombaga kumurasa napfe, ahubwo ahandi umurashe bikaza bikaba nk'ibikovu, bikaba ibintu byatumbye. Ni gutyo Kasimbira byari bimeze.
bya bindi kumukubita amabombe, kumurasisha imbunda ziremereye, byaragiye aviramo ndani, bamujyana mu bitaro bya Baraka. Imiti yo burya irakora, kandi wumva izo ndasago yari afite zose, yari afite abapfumu barenze 6 bagombaga kumuragurira, ariko mu basirikari be yabegezaga inyuma, kuko bo bari bafite bagombaga gupfa, we adafite gupfa, kwicwa n'isasu hejuru yo guterekera. Abantu ndi kubwira mu byumve ko ibyo ndi kuvuga na makuru nashakishije, kandi nakoreye ubunani, sinzi uburyo bajya babivugamo, nashakishije kandi y'ukuri. Ibyo byatumye yiyemera, ariko aza kuviramo ndani, aribyo byatumye bamujyana mu bitaro bya Baraka. Baraka baramunanirwa, baza kumujyana mu bitaro bya Bujumbura, bamwongera imiti, niba ari amaraso bamushyira mu mapompe n'ibiki. Ibyo byose ntabwo byaje gukorana n'imiti ya kinyarwanda, ntabwo ari iya kinyarwanda, imiti ya kizarendu, imiti ya kimayimayi, imiti yabo y'igisatani, ahubwo baza gutangira kumwongera umwuka, kuko bari bakimara kubona ko agiye gupfa. Amakuru yaje gutangazwa ko yapfuye none 5:40 n'ibindi, ariko ngo yari yamaze iminsi 3 apfuye, bagikomeza kugoragoza, kubera bapfumu bavuga ati ntabwo yapfuye, ahubwo arienda ongea na mababu, bagiye kuganira n'abakurambere, mu kanya araza kugaruka. Noneho bituma batamujyana no muri morgue, baje kubigaragaza ari uko atangiye kuzana imyuka mibi ndetse no gutumba, shakaga guturika. Bapfumu kugira ngo berekane imbaraga zabo, no kugira ngo babe bari kureba uburyo bahava, kuko bavuze ati tuzi ko ari kuganira n'amababu, ahubwo tugiye kuzana imiti yo kugira ngo atsimbuke. Naho bari kugenda, bo bamaze kumenya ko yapfuye, kugira ngo berekane ko bafite imbaraga. Bababwira ko bagiye kuzana imiti yo kugira ngo namara kuganira na basogokuru na basogokuruza be, yongere agaruke. Naho burya bari gucika, bari kujya iwabo muri Kindu. Bagenda gutyo, abaganga bari mu bitaro bya Bujumbura bamaze kubona ko umugabo yatumbye, atangiye kuzana imyuka inuka, babona kumujyana muri morgue. Yabanje bakamutobora, bakamupfumura, kumva cyari kimaze kugira cyatumbye nyine. Abantu baraza kubona amafoto yo bayabonye, uko yari yabaye, iminwa yatumbye, amatwi yatumbye, avirana amaraso mu mazuru, mu matwi no mu maso na hehe hose, mu kibuno, mu gitsina hose amaraso yabavagamo. Niho baje kubati ngo kumbe ure muginga arisha kufa. Babona kuza, ariko ntabwo bari babitangaza mu buryo buri official. Ubwo rero ntabwo akiriho Kasimbira John, umwe mu bafatwaga nk'intwari za Wazalendo. Ano makuru rero reka tuyakomereze ahandi. Abaturage bari muri teritwari ya Uvira bari guhunga, bari muri Uvira, mu Mbabarire, ntabwo ari Uvira, bari muri Fizi, mu mujyi wa Fizi. Bari guhunga bajya Kalemi, abandi bajya muri Tanzania, abandi bafata n'ubwato bakerekera mu bice bya Bujumbura, abandi bakaza mu bice byabaye libere na 23, nubwo atari benshi, ariko nabo bari kuza. Andi makuru nshaka kugira ngo tuze gusorezaho, impunzi z'Abanyekongo ngo zicumbikiye mu nkambi zitandukanye zo mu Rwanda zakomeje igikorwa kirari cyo kugaragaza impungenge zazo, zikorera urugendo rw'amahoro rwerekeje muri ambasade zitandukanye zikorera mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo impunzi zakoze imyigaragambyo, zigaragambiriza ibikorwa byakomeje kugaragazwa n'abayobozi bamwe bo muri
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugendo rwatangiye kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherereye ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali, aho izi mpunzi zagaragaje ko zibangamiwe bikomeye n'imvugo zibiba urwango n'amacakubiri. Zavuze ko izo mvugo zikomeje gushyira ubuzima bwazo n'ubw'abaturage basigaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kaga. Izi mpunzi zaturutse mu nkambi zitandukanye zirimo Kiziba, ku Kibuye, Kigeme, Mugombwa, Mahama, Nyabisheke na Nkamira. Zavuze ko zimwe muri izo zimaze imyaka irenga 30 ziba mu Rwanda, zitaragira icyizere cyo gusubira mu gihugu cyazo kubera umutekano muke n'ivangura rikomeje kuranga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisore Ngemanyi Albert, umwe mu mpunzi zagize uruhare muri uru rugendo, yabwiye itangazamakuru ko bahisemo kwegera za ambasade bitwaje inyandiko zirimo ibyifuzo byabo mu rwego rwo gutuma umuryango mpuzamahanga usobanukirwa uburemere bw'ibibazo bahanganye nabyo. Yagize ati, tuzi neza ko imvugo z'urwango zagejeje ibihugu byinshi harimo u Rwanda aho byarangiye habaye jenoside. Ntitwifuza kongera kubona amateka mabi asubira. Yakomeje asobanura ko bifuza ko hafatwa ingamba zifatika zirimo gufatira ibihano abantu bakoresha imvugo z'urwango, kubashyikiriza ubutabera. Ati, ikindi dusaba ni ugushakira igisubizo kirambye cyatuma dutaha mu mahoro, kuko aya magambo y'urwango akomeje kudutsikamira ndetse n'abasigaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikabahatira guhunga kubera itotezwa rikabije. Muri uru rugendo izi mpunzi ziteganya kugera kuri ambasade zitandukanye zirimo iza Katari, Ubushinwa, Canada, Ubudage, Uburusiya, Angola na Suwede, ndetse no ku biro by'umuryango w'abibumbye. Si ubwo mbere izi mpunzi zigaragaje impungenge zazo kuko tariki ya mbere n'iya kabiri zakoze imyigaragambyo y'amahoro mu nkambi zicumbikiyemo zigamije kwamagana amagambo y'urwango yavuzwe na bamwe mu bayobozi bakuru ba RDC. Zashimangiye ko zimwe muri iyo mpamvu zaturutse ku buyobozi ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko amagambo yavuzwe na General Major Sylvain Kenge wahoze ari umuvugizi w'igisirikari cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu wahagaritswe ku mirimo ye. Uyu musirikare mukuru yari yavugiye kuri televiziyo y'igihugu RTNC amagambo yafashwe nk'ashishikariza urwango. Ibi abantu bose barabibonye rwose.